Bibiliya yabizi neza. Ishimira ubusore. Mu busore harimo umunezero, mu busore ni bwiza, ubusore burakabaho. Gusa inkuru mbi ngufitiye, uranyumva neza? Ntabwo nibeshye. Inkuru mbi ngufitiye nuko ubusore atari draft, nuko ubusore atari bruyo. Ubusore ni bumwe. Urabona hari abantu baburya mugani wabo ukagira ngo barimo bararya bruyo, bazashira kuri propre nyuma. Byumvuze murabyumva? Kera tukiga barakubwiraga ngo hano bahakorera exercice, mbega nugera mu rugo pardon passé, urabona ujye ukorera hano imyitozo, hanyuma igisubizo nyacyo ugishyire hano. Iyo turya ubusore rero wagira ngo turi mu myitozo, tuzashira kuri propre nyuma. Ndagira ngo umenyeshe, utwita rimwe ukabuvuye mu bakobwa ukabugiye mu mama. No, nabwo sibizo. Ya ndirimbo yande mana yanjye, I'm not a girl, not yet a woman. Mbega uri iki? Urinde se? Who are you? Who are you? Kandi ubwo wari murya ubusore. None uyu munsi nkuri umusore, nkuri n'umudamu. Nagiye muri comedy live, baransetsa ibyisi narabibonye. Ngo ariko dore umwanzuro nabonye, byose nubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ubusore bwuzura imbaraga ariko bukabura gushobora. Ubusaza nabwo bukuzura ubumenyi butagira ubushobozi. Niwemera rero, amen, ukigishwa, ukagumana n'umuremyi wawe, ukagumana na Yesu, uzaba umumaro. Amen, uzaba umumaro. Cyambere nakubwiye ngo ubusore ntabwo ari bruyo, ntabwo ari draft, ni bumwe. Dore cya kabiri unyandikira, uko byagenda kose ubusore buzicuzwa. Urifuza ko utazicuza mu gihe kizaza, fata ubuzima bwawe bw'ubusore ubwubahisha Uwiteka, ntabwo uzicuza. Ubusore buraryoha ariko bumara igihe gito, ni bugufi, bwigushuka rero. Kubw'ibyo ntabwo ari bruyo, ni bumwe bwonyine. Wiburya nkaho nta kindi gisigaye. Nibwo bushingiyeho urugo, nibwo bushingiyeho ubugabo, nibwo bushingiyeho icyubahiro, nibwo bushingiyeho carrière, nibwo bushingiye icyo uzabacyo. Wiburya nkaho burangiye. Ubusore wiburya nkaho ari ikintu kimwe. Niwashoboye kubyirangani yabaritanze uradukiza. Washoboraga kutabyitaho, umunyabyaha arimbuka, aricyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane. Ariko shimwa Imana kubw'urukundo ruhebuje. Niwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza. Haleluya, haleluya. Ikaruvari wakoze abatuye isi, nta rukundo rusumburwa. Wishyiraho ibyaha wowe utaracumuye. Washoboraga kutabyitaho, by'umunyabyaha arimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane. Ariko shimwa Imana kubw'urukundo ruhebuje. Niwashoboye kubyihanganira waritanze
uradukiza. tuzagushima iteka, tuzagushima uko tungana, tuzagushima mu bukure bwacu, tuzagushimira ko waduhaye Yesu. Icyo nicyo gisobanuro cy'urukundo, niryo tangiriro ry'urukundo, niryo herezo ry'urukundo. Nicyo cyatangaje abamarayika, waduhaye umwana w'ikinege, waduhaye utarigeze amenya icyaha, waduhaye gukiranuka kwawe, waduhaye ishusho yawe itaboneka, waduhaye uwera w'ukuri, waduhaye inkomoko y'iby'Imana yaremye kugira ngo Yesu adukize. Ni igisobanuro cy'urukundo. Umuririmbyi yaravuze ngo ndiyo mwanzo wa nyimbo zote, upendo wako Yesu. Waduhaye urukundo, watugiriye neza, warakoze, tuzagushimira. Dushira ubwoba iyo tukuvuga, dushira ipfunwe iyo tukwibutse. Imitima irakomera, tugakomezwa n'urukundo, tukamarwa ipfunwe n'imbabazi zawe. We wakunze abanyabyaha, wakunze abatarabo gukundwa. Tubyiyiziho ntidufite igikundiro, ariko waradukunze, utubonamo ikisi itatubonyemo, utubonamo icyo abantu batatubonamo, utubonamo ubugingo buhoraho, utubonamo umunezero w'Imana, utubonamo amaronko, utubonamo ab'agaciro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turaryerereza mugoroba mu ijoro, turavuga ngo ukwiriye ikuzo Yesu. Turagushimira imbabazi zawe, turagushimira ineza yawe, turagushimira ko watubonye, turagushimira ko watubonye, turagushimira ko watubonye. Uhimbazwe, 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 uhimbazwe. Ibyo abamarayika bari bamenyereye, Satani yaraguye aracibwa. Bari bazi ko n'abantu ariko bizagenda, ariko ntabwo waduciye, waratwiguranye turonka ubuzima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uhimbazwe, uhimbazwe. Ndanyuzwe kuko ngufite, n'amahoro. Ndashima cyane ko wambonye hakanshyigikira. Ndeba hirya, ndeba hino, urukundo rurangose. Ndanyuzwe kuko ngufite, ndamahoro. Ndashima, ndashima cyane ko wambonye ukanshyigikira. Ndeba hirya, ndeba hino, urukundo rurangose. Ubwoba nibushire. Twakunzwe n'utakwiriye kudukunda, twakunzwe n'udakwiriye kudukunda. Nta mpamvu yo kwitwararika birenze ngo tugendane ubwoba. Waradukunze, birasobanutse, uhabwe icyubahiro. Ngwino utuganirize, ngwino uduhe gukurira muri urwo rukundo. Kandi waravuze ngo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Uduhe gukurira mu rukundo, uduhe dukomerezwa mu rukundo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twiteguye kwigishwa nawe Mwuka Wera. Tuganirize muri iri joro, ugira icyo twigisha mu izina rya Yesu. Amen.
Umubwiriza ibice 11 umurongo wa 9. Nanjye niho nsoma kuko ntago bandikiye evangeliste Mucyo ngo uzatwigishe kuri A hanyuma senga twigishe kuri B. Oya, burya abantu kwigisha nyuma tuba twaragowe kandi ngo nitwebwe tuba dukomeye, yewe ugasanga ibyo twari kuvuga byose babimazemo. Tukamera nka wundi hari umwarimu watwigishaga akagira urwenya, yatwishaga ikinyarwanda akavuga ngo abarokore n'abakatolika bapfusa. Atese kubera iki? Ngo bahinduye ikinyarwanda gusa, ngo abarokore ngo ibyari imihengeri babigize imiraba, ngo hame ibyari roho mutagatifu bigira umwuka wera, ngo ibyari Yesu babihindura Yesu, muri kubundi ibintu byose ni bimwe. Nanjye rero ndahindura inshinga gusa, ibyari umiraba mbihindure nanjye imihengeri. Kandi ariyo hasuye murega nta pfunwe biteye. Umubwiriza ibice 11 umurongo wa 9. Njya nibaza umuntu wanditse waranjije kwaranjanye n'iki mu Cyongereza? Yavuze umuvandimwe neza, ariko ngo Icyongereza kiroroshye, ngo ubanza tu ukarangiza na ing, ubwo ni to arranging. Okay. Okay. Ni 11. Njye nibaza impamvu yaranjije gutya actually. Kuri nge numva na ibice 12 nari kubihera ku murongo wa 9. Ariko sinkosora, hari abantu nari ngiye gutokana ariko sibyo, hari abantu babatetu, sinzi niba ari igitutsi, bakomeza umutwe. Ndibuka umuntu igeze kundeba nanditse Bibiliya d'ailleurs n'ubu ngubu harashushanyije mirongo. None handebye aravuga ngo uzabona ishyano. Ese kubera iki? Ngo biravuga ngo uzagabanya cyangwa kongera kuri iki gitabo azabona ishyano. Kandi koko biranditse, ntagabeshye, biranditse uzagabanya kongera azabona ishyano. Ndamaza none se ubunongereyemo iki? Ngo imirongo yisome rero, yisobanure tuyumve. Urabona hari ibintu dupfa mu busa. Bibiliya yandikwa ntabwo yari imibice, ntabwo ibice byari birimo, yari imizingo. Hanyuma uko ibihe bihaye ibindi baradufasha mu kuyandika kugira ngo tuyisome tuyifate bitworoheye. Nta mirongo yari irimo, nta bice byari birimo. Simbikosora simbigaya, niyo mpamvu nanjye nari mvuze ngo yaza kuba nge nari guhera igice cya 12 ku murongo wa 9. Uwo ni ngewe, nta kosa nkoze rero. Ariko kuko bitameze gutyo reka dore ku murongo wa 9 nyine, sibyo? Haranditse ngo wa musore we ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe. Nanone iyo nza kwandika ari ngewe muri iki gihe nari gukoresha ikinyarwanda ngo wa musore we ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe urya isi. Niko byari kumvikana neza mu kinyarwanda cy'ubu. Ndabeshya? Ntimubyumvise se? Ni iki rero yavugaga? Wa musore we ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu nzira zawe z'umutima unezerwe, ugira gute? Kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka, mbega urya isi nyine, no mu mucyo mu maso yawe. Ariko icyo nkundira Bibiliya, ariko bigende bite? Menye yuko ibyo byose bizatuma Imana igira gute? Igushyira mu rubanza. Haleluya, haleluya. Ubushize nabwiye abantu twari kumwe, ubundi mbajije ngo ubukristo bumaze iki? Ubukristo bufite akahe gaciro? Paulo niwe wabivuze, waduhaye, watwigishije. Yandikiye Abakorinto abasubiriramo ibyo yababwirije, ibice 15. Aravuga ati bavandimwe, nk'uko ubutumwa bwiza twababwiye buvuga, nuko abapfuye bazazuka. Aravuga ngo niba bapfuye batazazuka, ngo ni twebwe abantu bo kugirirwa imbabazi kuruta abandi bose. Mu Gifaransa nous sommes très malheureux. Mu Cyongereza bishyiremo nawe, kuko tutiganye reka ngarukiraho. Mbega turi abantu bakwiriye impuhwe, turabo kugirirwa imbabazi masikini kuruta abandi bantu bose. Kubera iki? Abandi barya isi tureba barimo baracanga irangi. Ndabeshya se? Akaba yimakiye gatatu. Impamvu anyuraho ni ukugira ngo ashyireho fraîcheur,
iyo umurebye ibintu byose ni pirate. Abantu bubu bameze nka vampire. Ingohe ziragwa ntava amaraso, inzara zivamo ntava amaraso, mukuresa umusatsi uvaho agasigarana uruhare nta maraso. Ibintu byose ni pirate. Ndabesha? Muhuye mu gitondo abari igikara kundusha, nimugoroba abari inzobe kuruta mucyo. Kayoza se bigenze biti? Umva abandi bana bazi gucangirange. Abo rero nibo Bibiliya yabwiye ngo nimwishimire ubusore bwanyu mu minsi y'ubuto bwanyu, mucangirangire Remera muri Sorezi Nyamirambo. Ariko umviriza, buryo wavuze ariko baba bagiye guhindura ibyo wumvise byose. Ariko umunsi umwe bazaguhagarika imbere y'urubanza bakubaze ngo wari canze ute rero. Kandi icyo gihe nibakubaza ngo wari canze ute, nawe azagucanga Moshe. Uwo ndi kukubwira uwakuremye nawe azagucanga. Reka mbabwire, hari ikintu kintangaza ntitujya twiga, nicyo kibabaje. Basore muri aha ngaha, burya hari umusore umwe munyemerere mutangeho urugero gusa kuko niwe nishimbo, nta mpamvu yindi. Ntundakarire mon frère, ngwino nkutangeho urugero. Wambaye agashati keza, we wambaye agashati ka rouge bordeaux, wowe wifashe urya, ngwino. Urabona uyu musore ukuntu angana? Dushatse twavuga ngo ntago azabyibuha. Ndabeshya? Ninde wemeranya nanjye ati vraiment aziyongeraho ibiro nka bitatu gusa? Urabona ukuri Imana amuremye neza? Murabona ukuntu ameze? Niduhura muri 40 40 nigera, ntabwo uzamenya ko ari uyu nguyu, kubera ko imyaka ye ubu urabona twese turi abantu babarigi gusa, inda yananiye, niyo mpamvu tuzana amada. Iyo uri umusore, ngewe nibaza ko, kandi sinkabye, muzaze mbereka amafoto ngana nawe nari inyuma yawe, niko nibaza. Nari muto ku buryo utamenyaga niba ngenda cyangwa ngaruka. Urabona kere kurebye mu maso gusa, muto nk'uyu. Abo twiganyeyo bambonye bakoma induru, baravuga ati cyababa we wanganye ute? Namwe nimurebe uko nanganye nese nyine. Bimbwira ko muri 50 sinzi uko nzaba ngana. Uranyumva? Ubu nanjye ndacyashakaho mpererwa, ntabwo turaganira. Urabona iyi myaka nta mpamvu, niyo mpamvu tuvuga ngo batere ya ndirimbo nyine wa muvandimwe yaduteraga yagiye kwicara. Niyo naharya Yona, gusa ntuzabe nkawe inshuti yanjye, uzakomeza umukurikire Yesu. Yona ari hehe? Yagiye he? Ahayi, merci Yona. Ona zagumya nkori cyo andeme ni ntuza se twe dusiribye. Urebe impamvu tutazuye ngo nukwanga se? Mukanya urabona tugize ngo ku buryo uvuze ngo pastor naza kuririmba ngo buretse. Ariko uyu arasimbuka, yabana ngombwa agasenga, byose akabivanga kubera imyaka. Abakobwa baraha bazi ko abamama babo bose bateye nabi, ku buryo bibaza ariko abanyarwandakazi bose bateye nabi. Wewe wakwireba mugani w'abandi ukabona uri igisabo, kayatiko abantu bose basa nabi. Nagira nkumenyeshe nuko ubusore n'ubuto bushukana, ukajya wibwira ngo niko bizahora. Natwe twarariye ibyuma. Nyiri muri 18 nakinnye karate, ngerekaho football, narizi ko nzaba jetri wa heza. Cyamahirwe ibyo mvuga simbeshye, ku kigo ninjye wigishaga karate, Shotokan, tukajya muri Mokutsu, ukawumva uzi kuri gitangaza. Narizi ko nzaba muremure cyane, sinzi ukuntu abaye mugufi vraiment. Uko Yesu aguhumugisha inshuti yawe. Ndagira mbabwire, ubuto n'ubusore birashukana. Uzi iyo wibonye wambaye uzare bakobwa nyine baza muri repetition batebeje, ndakubwiza ukuri, tebeza nkugira inama, tebeza ubu, tebeza repetition mu gitondo, tebeze nimugoroba, utebeze. Hari umunsi uzajya utebeza uvuga atari ko se irafashe ntifashe. Ujye ureba ati Mana yanjye
ubwawe wirebe wiyoberwe. Bigikunze tebeza nta ribi, tebeza no problem kabisa. Nari nkibasuhuza muri aho. Wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze pe mu minsi ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo mu maso yawe, ariko wibuke yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nuko rero umva inama, nuko rero ikure umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikure kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Ubuto n'ubusore ari ubusa. Burya rega ntabwo umuntu asaza denku, usaza buhoro buhoro. Ejo bundi nagiye kwiyogoshesha, ntabwo hashize imyaka 2, ngezeyo wanyogoshaga arangije arambwira ngo ubwanwa bwajemo imvi, ngo bose ngo mbugukuriremo se ntikubera ikisi, ngo urabona nyine ngo ntago meze neza, nti ngaho bukuremo. Abukuramo, ngarutse sanga bwikubye 2, ngo bose mbukuremo, nti ningaruka buzabwikuze bwa 6 bwihorere. Ntimureba ugira ngo iyi ni tentire se, sinzi igihe byaziye, kandi iyo mbere babihora bikomeza buri munsi. Iyo tugiye kwiyogoshesha kera twarwanaga n'abakoferi ko batazi kuduconga. Uyu munsi yaguconze murabipfa, uzi impamvu yawuconze ntugaruka. Ubugenda ubona uruhara rugusatira buhoro buhoro. Aya masoso siyo nakuranye ngewe, reka da sinzi igihe yazi. Nuko umuntu apfa ubundi, nuko umuntu asaza buhoro buhoro. Iyo uri muri 18 ubundi umukobwa ukubwira ko afite imyaka ari mugani wanyu mwebwe mvuga ngo ni za 18, 16, ikikubwira uri muri 16 uzamubaza imyaka ye, yongeraho umwe normalement umukobwa nyawe, kuko ntabakeneye kwitwa umwana. Afite 16 aba ari 17, yakwira 18 yakongeraho umwe. Iyo igeze 20 ihagarariraho, atangira kugira imyaka y'ubundi, atangira kugira imyaka ye, aba ari 20 nyine. 20 ye ikomeza ikaba 20 ye, 22 sans problème, ni 22, 22 uranyumva. 24 ntabagikunda ubimubaza ubundi, ariko nayo arayivuga. 25 ntakubwira imyaka ye, akubwira abo biganye. Hari abakobwa babajije, ibi mvuga n'ukuri by'amahirwe nibo babinyibwiriye. Narimo mbwiriza gutya baraseka, ndadera numva biranderanje mu rusengero. Sose ndababwira niko kuki mwaderanjaga. Barambwira ati reka da pastor, wavuze ibintu byacu turanirwa kwihangana. Atese gute? Ati twari mu modoka na mugenzi we, bari kuvuga ngo ibintu babayemo muri Espanya. Ati bize kuri Espanya Nyanza. Ati tuzi kuri Espanya, atuzi kuri Espanya. Baravuga. Umusore wari imbere ati mwize kuri Espanya. Ati cyane, ati ryari, ngo bagira reflex ntaho babajije ngo mu wa mbere. Icyo gisubizo kijyanye nabyo, mwize muri Espanya ryari, mu wa mbere. Ngo kuko ngo bari baje muri tumubwira ngo ni 98, aravuga ati murashaje gatsindwi. Niyo mpamvu bahisemo kumubwira aho bigaga. Nagira nkubwire rero, niba imyaka ukiyongera nta kiragutwara, hari igihe izakuremerera. Ubu uri kwibesha muganga, ahubwo hari abayikuyeho myinshi ku buryo muganga akubwira ati uyu muti ngiye kugutera rero usaba imyaka nyayo. Ati harya ufite imyaka ingahe? Ukurwaje umubwira ati muganga murwaza nabasohotse. Yaragiye gutera umuti w'abapediatre kandi wowe ukajyona umuntu ntakira vraiment. Kuki adakira se? Imiti ntikora, baramutera y'ababebe kandi ashaje. Bana imiti ariko nyine nta kimara, kubera iki se? Ni y'ababebe. Turacyaganira. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe,
iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Ndagira ngo dukompare aya magambo abiri. Bibiliya itubwiye neza yuko ibyishimo by'umuntu, umunezero w'umuntu uba mu busore bwe. Ntabwo ari njye, ni Bibiliya. Wa musore we, ishimire ubusore bwawe n'ubuto bwawe bukunezeza. Ndagira ngo ubwize ukuri, umunezero uba mu buto, umunezero uba mu busore. Umunezero uba mu busore iyo ukibwira ko ibintu byose bishoboka. Mu bintu bibi, nongere subire mu bibi, narabyihannye sinabikora. Sinshobora kubwira ibintu bibi umusore, jamais. Ubu mwese iyo utarageza kuri, utararangiza secondary school yewe, ugifite 21, mwese mu mutwe muba muri abamiliyoneri, nta mukene ubabamo. Mubwire se ko yaba nk'umukeke security, arakwanga ntazakwibagirwa kugeza kwije imyaka 70. Ngewe mbi umwarimu, ukagira ngo abarimu bo ugira ngo babyutse mu gitondo babyisangamo, ukagira ngo bo ntibize mbega. Mubwire se ko zaba umupolisi yapfa kukwihanganira kuko yitayibone yambaye inyenyeri, apfa kwihangana kuko yibonye ari afana, kubera ko imyaka ye n'imitekerereze. Icyo nkundira ubusore, icyambere muri bwo burakize. Nababwiye ngo ngewe nakinnye football, hari hagezweho Ronaldo na Rio de Zarima, ngira ngo uriya wo muri Brazil na Bazidane. Nakinaga futu nibona aribo. Marerezima sinakinye no muri APR. Nakinye karate nibwira ko nzaba jetri, vraiment simbabeshe. None uko mundeba ndiwe, nanjye nzi ko nzaguruka. Nararirimbye muri korali, narabwira ucyakora aho ndacyabwiriza, mbabwira nibwiraga. Urabona umusore agerageza ibintu byose, kandi muri we ibintu byose biba bigishoboka. Warubizi? Ni umukire, ni umucuruzi, ni umunyapolitike, ibintu byose muri we birashoboka. Niyo mpamvu ashobora ati ngiye nzaba perezida, si ngombwa kumubwira. Urabona ugiye kumubwira ngo perezida se barabyuka mu gitondo bikaba, wimugora, muri we birashoboka. Mbega mu gifaransa baravuga ngo bahora bakonstruiza chateau en Espagne, bahora bubaka inzu muri Espagne kandi ataragera ku mupaka wa Rusumo. N'ikibuga cy'indege ntahazi neza, ariko we ibintu byose biroroshye. Njye mbona, urabona ni pasteur Kameme, ndabizi ibyo mvuga. Uza abadoresa batwitswe n'urukundo, abadoresa bafite nyine ya 18, mubyibuka ku bitwa ba 18, barakundana. Umwe yitwa indese Teta, undi ni Christian. Ngewe mama nabizanga, tuzeta twigendera. Iwabo ni mu Biryogo, urumva? Iwabo ni mu Biryogo, undatuye ku Gitega. Nukuri iwabo nyine babaho bibayabaye, ibyo mvuga murabyumva. Urukundo rw'abatwe nk'abasazi gusa. Ngewe babyanze, tuzeta twigendera, edere twigire muri Amerika. Uzi impamvu muri Amerika we ntibisaba visa, ntibisaba kumenya ngo ugiye gukora iki, no, ahubwo mu mutwe biroroshye gusa. Kandi muri we nagerayo azetebera nka Chris Brown. Uvuga ikinyarwanda mu mutwe, mu musore biroroshye, nta kintu kiryoha rero nk'ubusore. Yamahirwe ngenda cyari hagati na hagati. Shatse nakwanga kuvuga ko nkuze, cyangwa nkavuga ko nakuze. Shatse nabega hose natamba. Ngiye byakunda. Icyo mvuga rero ndakizi, ibiri kuncika ndabibona. Nyabuna ku musore ni byiza, ku musore biraryoha, ku musore. Mwebwe ntimuzabikora. Mu gihe cyacu twarigaragambyaga, bakadubuga ari twakubita ku bibambazi. Uzi impamvu baragutwara iki se? Abasore bakuru ugiye kubwiriza bakagukomera, uzabikora ushaje se bagusohore hanze n'ibiti niki. Umusore ibintu byose asa n'ubyemerewe, ibintu byose bisa naho ari permis, ibintu byose biroroshye. Kuba umusore na Bibiliya yabizi neza. Ishimira ubusore, mu busore harimo umunezero, mu busore ni bwiza, ubusore burakabaho. Gusa inkuru mbi ngufitiye, uranyumva neza? Ntabwo nibeshye.
inkuru mbi ngufitiye nuko ubusore atari draft, nuko ubusore atari bruyo. Ubusore ni bumwe. Urabona hari abantu baburya mugani wabo ukagira ngo barimo bararya bruyo bazashira kuri propre nyuma. Byumvuze murabyumva? Kera tukiga barakubwiraga ngo hano bahakorera exercice, mbega nugera mu rugo pardon passé, urabona ujye ukorera hano imyitozo hanyuma igisubizo nyacyo ugishyire hano. Iyo turya ubusore rero wagira ngo turi mu myitozo tuzashira kuri propre nyuma. Ndagira ngo umenyeshe utwita rimwe ukabuvuye mu bakobwa ukabugiye mu mama. No, nabwo sibizo. Ya ndirimbo yande mana yanjye, I'm not a girl, not yet a woman. Mbega uri iki? Ntabwo muyizi? Ariko mwe muri abo bumarerezuma. Britney Spears afite indirimbo yarimbaga yitwa ngo I'm not a girl, not yet a woman. Urinde se? Who are you? Who are you? Kandi ubwo wari mu ry'ubusore. None uyu munsi nkuri umusore nkuri n'umudamu. Ndagira ngo ubwire niba ubusore ari bwiza bwishimirwa ni bumwe gusa. Ubusore nibugira bruyo. Ndagira ngo ubwire nuburira piripiri urimo uraburya nta bundi buhari. Nuburira mu nzoga urimo uraburya nubwo nta bundi. Kandi ubusore niho twubakira ubuzima. Icyo uzaba cyo uri cyo none uyu munsi. Niba uzaba umugore mwiza ntabwo ari uzaba uriwe none. I'm sorry. Simkana mwese ngumbabwirize. Wa musore we ishimira ubusore bwawe. Ishime pe. Wahitamo gusimbuka ukabyina ikizongwe. Ikizongwe. Kimwe muri ibyo ngibyo, iki haryo buhagezweho ibihemana. Asa ntimubizi mwaratse kwijijisha yo muri murgo ntimureba kisitus. Gwaragwara. Ukagwaragwara kabisa. Uyu uranyumva? Gwaragwara. Ushatse wahitamo gwaragwara uyu munsi. Cyangwa ugahitamo igisirimba none. Kuko imbaraga zo kubikora zurazifite. Kandi nta nuzagutangira, byose biri mu maboko yawe. Bwira muzehe sabikore. Mwese muri tahira hano. Niyibeshe se bari uza kubikora. Muramubwira ati muzehe rekera cyangwa dutahe. Mwahita ngo ati jubwiriza cyangwa uhanure ariko ibyo rekera. Ariko mwebwe mufite capacity y'ikizongwe, gwaragwara, kubita n'ibindi papa n'ibitarahimbwa murabifite mwe. Kandi nanone murashoboye gusirimba ubwami bw'Imana bukamanuka. Rero ubusore ni bwiza pe. Ubusore bwuzuye igikundiro pe. Ariko ni bumwe ntabwo ari bubiri. Ni bumwe. Ntabwo ubusore ari bubiri, ni bumwe bwonyine. Amen. Amen. Harababurya rero kandi mbasabe bene data. Ntitukarya ubusore kaho dusara abapagani. Uzi impamvu se? Erega bo ntibazi kizabaho. Bo nyuma y'ubu buzima batakufata. Niyo mpamvu akubwira ngo rega gurya ubuzima ni bugufi, kuri bo ni bugufi nyine. Naho twebwe turi mu myitozo yo kuzabaho. Ntabwo turabaho. Turi kujyana nshuti yanjye. Ibaze Messi wavunikiye mu myitozo n'umuswa. Cyagiye twishyushya twakinye futu nyine ugira gutya ntabwo umara imbaraga ubugira ngo witegure gukina. Ubu turimo turitoza. Ntabwo twebwe turabaho. Niyo twamara 200 nuguhumbya no guhungura ntiturabaho. Turitoza kuzabaho ubuzima bw'iteka. Ntabwo turya ubuzima nkaho ari bugufi. Twebwe ubuzima ni imyitozo. Twiteguye kuzabaho nyabunga. Amen. 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 Imana ishimwe cyane.
Imana ishimwe cyane. Turashaka kuba nkabo, twabaye ibibura buryo mbega. Mwabumvise abari bo? I'm not a girl, not yet human. I'm not Christian and I'm not secular person, I don't know. Nawe ntuzi icyo ari cyo. Reka barya ibizabo. Kameme ni ibizabo. Nibapfa kuri bo bizaba birangiye. Naho twebwe kuri twe gupfa no gusinzira ibitotsi birebire, kuzuka no gutangira kubaho. Amen. Bibiliya yageranije ubusore n'ubusaza. Iravuga ngo ubusore kiburanga ni umunezero, ni ukubwishimira. Aravuga ngo nanone impamvu si yindi, ngo ndakugira inama. Uyu muntu utugira inama yamutubwiyeho umuvandimwe ni Salomo. Salomo ntabwo ari Senga. Witwa nde brother? Ntabwo ari Seti. Impamvu mvuze nge nawe nari kuvuga nundi, ntabwo ari ndese, ntabwo ari Cristiano Ronaldo. Salomo ntabwo ari ndese, ntabwo ari Obama. Ni umuntu wari iyisi nyabo, wari iyisi va kuri wowe. Erega twe niyo twashaka kwirya iyacu yaratunukiye, wayikura heza? Ugira ngo za piripiri bajyana nanze kubajyana y'ibintu nyine, bajyana y'utwuma n'utwunyu. We rero yari afite ibyo mvuga, mwebwe murabyumva, aba baravuga tutwunyu n'udukire, mwebwe mwatwumvise. Bajyana y'utuntu wakoreye. Salomo yavukiye mu muryango mwiza, avuka sari ari umwana. Uranyumva neza? Avuka bien sûr mazo tuzi, arangije aragwa ingoma ari muto. Arangije kuragwa ingoma ari muto, Bibiliya iratubwira ngo yari mwiza. Uranyumva? Yari mwiza. Ndabitondeka se. Urabona ubundi ubwiza ubwabwo n'imbaraga ubwayo muri iyi isi y'imyaka yanyu kuburi mwiza. Yari mwiza, afite umuryango mwiza, ijuru ryo mwijuru, apana bya bindi bya Imana iravuga ngo nguhaye ubwenge abandi batigeze kugira. Irangije mugerekeyeho n'ubutunzi, irangije imugerekeraho na success. Uranyumva neza? Ntabwo Salomo ari wateretaga abagore, muramubeshyera. Nta mwanya yari afite, yari muri aferi zo gutegeka igihugu. Yari afite itsinda ry'abandi bagore bazi gutereta, bashinzwe kumubwira ngo twakuboneye minyone. Aresha gutya hepfo ni metero 2 n'igice. Twabonye abereye umwami. Uranyumva neza? Umwami akabati nta mwanya afite, mugende mu mushakire. Bakagutereta nyabuna. Indirimbo za Salomo se zivuga iki? Naba bagore bari bashinzwe guteretera Salomo, ngo bakamuzanira abandi umwami. Nawe nimumbwira abagore 1,000 abizi imibare mugabanye 3. Murasanga Salomo yararyamanaga n'umugore nibura buri munsi imyaka 3 atarasubira kuwa mbere, kuko yari afite abagore 1,000. Akaryamana n'uyu munsi, wowe ukabugi uratashye, uzagaruka pretruaza. Kandi wose umuntu wasaba ahubwo. Urumva harabo yarongoye akazaryamana na wa pray imyaka 10. Umva bari isi nyabo, umva bari isi. Abagore bibikara yarabazi, abo muri Afrika yarababonye, abo muri Aziya, abarebare, inzobe, vuga na bya bindi mujya muvuga byose arabizi. Ikindi yari umwambiasere mudakina Salomo, yarazi ambias cyari cyo, ngo yari yarateye uburabyo iwe mu rugo, ngo iyo wamusuraga yari parfait naturel. Murabyumva? Perfume iri nature, ntabwo ari bya bindi banyuje mu Rwanda. No, ngo yari afite ubwoko 1,000 bw'indabo. Yanyuzaga abakobwa, ngo iyo wazaga iwe bavuze ngo mwami se ubwami ni ibiki, ngiye ifite umusheri, ngo bakujyanaga muri parfum, bakakujyana gusa mu ndabo, ngo wanyura ati aka karahumura, ati wari wumva se, wakomeza imbere ati mbega we komeza ntabwo uratangira. Warangizaga nk'indabo 10, parfum yagusindishe mu mutwe, munsubize bikaba birarangiye. Ngo iyo wajyaga kwa Salomo, hari ahantu abantu bajya batembera, ni mubizi? Abantu baratembera mu Rwanda, tugira urwibutso rwa Jenoside. Muri Amerika abantu bajya kuri White House, abajya mu Faransa. Nabonye abantu bose bagezeyo kugira ngo batubwire ko bagezeyo, usanga inyuma hari Tour Eiffel.
kwanga kubwira ngo nageze mu Bufaransa, kujyayo urishyura. Naho kwa Salomo iyo wakandagiraga ibwami bakugaburiraga kwa gusa, bakaguhereza na kado impano. Ngo icyitwa ifeza ngiye niyo nambaye iyi ngiyi byari ubusa. Kwa Salomo mu bwami bwe nta gaciro yari ifite, ngo agaciro kari diama, agaciro kari or. Salomo ibaza umuntu wari ukize ku buryo abandi bami bavuze ngo ntitukamurwanye twirebera ubwiza bwa Salomo. Bavuga ngo protocole ihimbwa, Salomo niwe wabaye wa mbere mu guhinda protocole. Uburyo bazana ibitambaro ku meza, uburyo baserva ibyo kurya, ku buryo uvuga ati niyo ntarya biraryoshye gusa. Tinyi ikintu Bibiliya yavuze ngo yararimbye ngo amera nk'uturabyo. Yararimbye kwambara, twebwe duhisha isoni z'ubwambure, hari abandi bambayisha, hari abandi yarambaraga ngo imyenda ye ubanza tusi yambaye yaracitse na n'ubu zitaragaruka. Yarambaraga wamureba ukavuga ati urambaye umeze nk'umumarayika. Uwo rero haleluya, uwo ngo yaravuze ngo yagerageje ibintu byose n'iby'ubusazi. Uranyumva iby'ubusazi urabizi? Kwa kundi tukiri muri za secondaire, muri adolescence, ugasanga mwishiza ahantu hamwe mugakungu, murimo muratera insenya, mugaserereza abantu bose. Kiri kutaranyuze mu busore, hari bamwe wiyogoshesha ugashiramo umurongo hano, ubundi ugahaguruka inyuma hano wahashiza kugira gusa ngo abantu bakubone, ukurure attention. Ibintu by'ubusazi ukabyuka iyi ngiyi wayifunze gutya kugira ngo abantu bakwiteho. Salomo yaravuze ngo nabyo narabigerageje, nagiye muri comedy live baransetsa, ibyisi narabibonye, ngo ariko dore umwanzuro nabonye byose nubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ange rero aravuga ati bavandimwe, nabaye umusore, ibyo mbabwira ndabizi. Wowe nturarya na kimwe cy'ijana cy'ibyo Salomo yariye, nturanakoraho. Aravuga ati narabibonye. Ubusore nubwo kwishimirwa, ubusore ntibugaruka. Ubusore reka, hari ufite ikaramu yo kwandika? Icyambere nakubwiye ngo ubusore ntabwo ari buruyo, ntabwo ari draft, ni bumwe. Dore icya kabiri unyandikira, uko byagenda kose ubusore buzicuzwa. Subiremo, uko wabikora kose ubusore bwawe uzabwicuza. Ahubwo iyo wemeye ibyo tukubwira tuba tuje kukugabanyiriza ibyo uzicuza. Ubu nanjye wansubizayo, wansubizayo mbega amanota nabone kujya muri kaminuza ni menshi, kuko ndabizi aho byapfiriye kandi sinsubirayo. Aho byapfiriye ndahabona neza neza. Ubu se ndasubirayo ngo nsubirayo n'ugusara. Uzi wansubizayo ndabona uburyo ubu ngubu nabanzura bapfuye ariko sinsubirayo. Uko byagenda kose nshuti yanjye, uko byagenda kose ubusore uzabwicuza. Ariko ni wemera kumva inama z'abakuru, ukemera kumva inama z'ijambo, ibyo uzicuza nibura bizaba bike, ibyo uzicuza bizagabanuka. Narinje kukubwira ngo narinje kukugabanyiriza ibyo uzicuza, kuko byanga byakundaho uzavuga ngo iyo menya, iyo mbigenzane, iyo mbikosorane. Ariko ni wumvira ijambo nibura ibyo uzicuza azaba ari bike. Niyo mpamvu Salomo yavuze ngo dore icyo ukwiye gukoresha ubusore, ni wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Wibuke mu busore uri mu gihe cyo kuvuga ngo nejejwe nabyo. Niko na Bibiliya bivuga, niko n'Imana ikubona, irabizi neza ufite amahirwe mu ntoki zawe. Iyo tuvuze ngo abamiliyoneri bazabaho, ninde akubwiye se ko atari wowe? Iyo tuvuze ngo tuzagira abakozi b'Imana bakomeye, tubibwirwe n'iki ko atari wowe? Yego, ngewe senga iyo mbonye mwantumiye hano ndatangara. 98 nakira Yesu, nta kindi nari nzi uretse gusoma Bibiliya neza gusa. Mu rusengero nicyo kintu bankoreshaga, baravuga ngo senga ari hadusomere. Sinari nzi icyo bivuze, sinari nzi icyo bisobanuye, ntabwo nari nzi ko nyuma y'imyaka 20 nanjye muzanumira nkababwiriza. Ubusenzi nde ko imbere atari heza kurutaho. Nagira nkubwire, uwe ahari uw'Imana itekereza gukoresha mu myaka iri imbere ni wowe.
tubizi duteze. Ahari umujenerale uzakiza iki gihugu akakibera umurinzi, ahari ni wowe. Ahari umuyobozi, umudamu w'umuyobozi ukwiriye uzarerera u Rwanda hakavamo umwana ugirira umumaro igihugu, ahari ni wowe. Ntabwo tubizi. Uzi impamvu? uracyari umusore, byose ubifite mu maboko yawe. Ushatse wabijugunya bigahinduka ubusa, ushatse wabirinda bikazagira icyo bivamo. Kugira ngo bishoboke rero nta kindi, ni wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Salomo yarageze muri icyo gihe, ubwo yarageze muri icyo gihe avuga yivuga, yabivuze nk'umusaza uganiriza abana be, abivuga n'imvugo igoye. Umva imvugo ya mbere yakoresheje. Ibi bintu rero byarangoraga kera sinumva icyo yavuze, ariko ndabigusobanuye uyu munsi nanjye narabisobanukiwe. Yaravuze ngo dore icyo gihe cyari iyo minsi mibi yariyo, ngo uzavuga ngo sinejejwe nabyo, ngo impamvu ngo izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri ngo bitarijimishwa. Jya wibuka umuremyi, izuba, ukwezi n'inyenyeri bitarijima. Uzi icyo yavugaga? Yavugaga amaso utarahuma. Ubyuka mu gitondo ariko ko ndeba ibintu bimeze gutya, ndareba. Cyangwa urabona abantu ubundi iyo ugiye gusoma wiyegereza ibintu, ariko iyo utangiye gusaza wegezayo. Ntimurababona ngo handitse ngo iki ngo za nimero ngo za Chantal, none se hirya niho ureba nuko bimeze, ni ibihu. Twebwe turi abasore twambara amarineti y'imikara ngo tubone neza, ariko iyo usaza wambara rupe. Yaravugaga ngo icyo gihe buzaba bucya ntumenye ko amaso yatangiye guhuma. Ureba izuba ntuzaribona, ukwezi ntuzakubona, n'iby'inkinyiza ntuzabibona. Aravuga ngo bizaba bimeze nk'uko igihe cyeyutse. Ntabwo ari aho gusa, no mu mutwe, kuko iyo tuvuze kubona ntabwo tuvuze gusa amaso, kuko mu mubwiriza ibice 2 umurongo wa 14 haranditse ngo amaso y'umunyabwenge ngo aba mu mutwe we. Rero umusaza aba afite ubwenge, ngo ariko yatangiye kugenda biricurama. Ntimuzi ko mujye ngo atangiye kumera nk'umwana? Nuko yavugaga na ya maso yo mu mutwe we wari umuziho ubwenge, navuga ubu natangiye kumera nk'umwana. Aravuga ngo nyabuneka ni wibuka umuremyi wawe icyo gihe kitaragera. Amen. Dukomeze. Umva ha kabiri. Yesu ashimwe cyane. Ngo n'igihe abarinzi b'inzu bazaba bahinda umushyitsi, ngo kandi intwari zikunama. Uzi icyo yavugaga? Amaboko. Dore wari umuzi yari yarateruye ibyuma asanga agenda gutyo, wamureba ukagira ngo arareze, wagira ngo nakandoye kubera iki gituza cyaje imbere. Ariko ngo iyo myaka ya misi yageze amaboko amera atya. Yajya gukora ukagira ngo yarwaye Parkinson, yajya gufata ikintu ukagira ngo ntaziho cyari kiri. Arangije aravuga ngo kandi ngo n'intwari zizaba zunamye. Iyo bavugaga intwari ni ibitugu, aho bambara amapete. Yarasanzwe arafanda ukamureba ukagura ntazasaza, kumba meza aryo. Mujya mu nabasaza bose. Ngo arangije aravuga ngo nanone umwibuke ngo abasiki batarasaza. Yavugaga amenya ataravamo. Ukirya kanyamasha wibuka umuremyi wawe. Ubundi ikikwereka umusore muzima, ikikwereka umusore muzima ahera ku bigori agakurikizaho igisheke, akarya voka, agaheruka umuceri, akasoza kuri gahunga, kandi mu nda ye nta kibazo. Aravuga ati niyo bishwanye ndabisohora nta kibazo, nta ngorane. Iyo avuye Gisenyi agera i Kigali ari ubwoko 5 bw'ibiryo. Anywa ikigage karenzaho fanta sans problème. Kikwereka ko imyaka yagiye rero uratoranya agatoki koroshye. Kandi bavandimwe gusaza n'ibibimba bwiza ukuri. Natangiye kubisogongera. Ngewe nigeze kubwira mama wanjye ngo niba mu ijuru nta mandazi ariyo tuzabyihorera. Nakundaga mandazi ku buryo niba tuzajya mu ijuru ntituyabone. Mu ijuru ni habi. Uyu munsi nicyo cyambere navuyeho. Ndayareba nkayabona n'ay'umwana nyine. Dusaza nabisha. Uzi ko murasaza avuka arya bombo agasaza arya intoryo arasoryo. Murazizi? Intagara soryo. Intagara soryo murazizi? Ninde waziriye mu mbwiza ukuri?
kandi nyine ubuzima buragora. Uzi impamvu ngo burya ngo zigabanya pressure. Wowe ntukazirye nta pressure urwaye, jya wirira bombo ugerekeho amandazi nta problem. Ibaze tuvuka turya bombo, turira bombo, tugasaza n'intagarasoryo. None ko mbaye bavuga ubutumwa nkanjye, ni ngewe ndi kuvuga, mwe muravuga ibiki mwebwe? Murebe hano intagarasoryo navugaga ni twa tuntu ababaye i Burundi batwita isosera. Ni utuntu duto cyane twenda kumera nk'icyatsi ariko cyangwa intoryi ntoya, duto cyane kabisa. Uzagende mu alimentation akomeye ubaze nyine gusa nyine nubivuga bazavuga ati umuturage avuye he. Mu cyongereza sinzi uko babyita, ariko mu Kinyarwanda babyita intagarasoryo. Iyo turiye ntabwo twumvira mu kanwa, twumvira mu matwi. Utumetse nicyo bita intagarasoryo. Wavutse uririra bombo, bagwa ibiryo no ibiryo bizashira. Ujye uvuga ati ngiye munzanira intagarasoryo. Nuko dusaza. Umuntu umwe yigize kumubwira kandi yarakomeje, baramubwira ati uko mundeba naramerewe nabi, narwaye. Yakundaga imineke cyane. Ibyo ni ukuri, ntabwo ari urwenya. Ati nararembye n'ikimenyimenyi. Uzi ko sigaye ndya imineke 10 gusa. Ubwo ni ikimenyetso cyo kurwara. Ubwo yari muzima, namwe nimushyire mu gaciro. Iyo wagiye rero twagiye ngo n'abasiki bazarorera gusya kuko babaye bake. Yavugaga amenyo. Ngo n'abarungurukira mu madirishya bagahuma kandi imiryango yerekeye mu nzira igakinga. Yavugaga amatwi. Avuga ati amatwi ntimureba amadirishya ngo uzajya ugira gutya we kumva. Mwari mwabona umusazi y'umubwira? Mwari mwabona? Avuga cyane akumva buhoro. Narimvuze ujye menya ko byagiye. Abagira ngo we ntabwo wumvise. Karwe vuga buhoro. Nabyo ntiyabyumvise. Uzi impamvu museka? Murumva ari ibintu bisekeje gusa by'insenya. Uziko na baba ariko ameze. Ni ibintu umva bitakwerekeye. Nukuri kw'Imana umbega senga arimo arabakina comedy. Sha bazongera dutumira muvuga butumwa bana. Yatubwiraga ibintu by'abababu. Ejo azaba ari wowe. Kandi ntuzamenye igihe wagereyeyo. Uziyo bakuganiriza ngo ejo bundi kubwa Kayibanda, ejo bundi kwa gatatu se. Ubwo arimo araganira ngo ejo bundi kubwa Kayibanda, ejo bundi kubwe n'ejo bundi. Sinumva ukuntu ngewe ubakumye nitanishize ejo bundi muri jenoside, ejo bundi ndabyibuka ngewe. Uhita uvuga ati kandi ngiye ntari naravuka. Impamvu nyine urumva irindira nawe ejo bundi uzajya uvuga ati muri 2000. Nuko bimeze. Ejo bundi abo byaye buzajya ati ejo bundi muri 2020. Ejo bundi bakureba bavuga ati papa 2020 ngiwe nibwo nari naravuka. Nawe umuseke nyine imyaka iraguruka iragenda. Ndibuka umusaza umwe twabanaga yakunda kuza aho nakoraga ntiyumve pe, yarashaje. Wamuvugisha ukubaraga ngo ntwari sida karabaye. Ni narimvuze nyine wowe ukajyubana nk'abantu badasatari smart sha. Umva rero nijwi ry'ingasire rigaceceka n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi. Mwarumva umusaza, abasaza bose bahorana amakaraza. Narimvuze ukajya umva ahereye muri do agasoreza muri fa. Narimvuze cyara habagaho kumvira radio muri Skwa, murabizi? Atari muri FM, short wave. Abize nyine bavuga short wave ariko ubundi ni Skwa nama muri urumva abumviye nka muhabura kuri Skwa baraguma ngo iri nijwi ryabo, ijwi rihabura. Nawe yashaje no kamera uyoberwa niba ari kuvugira hehe, ukagira ngo yararirimbaga abamarayika bakamanuka.
yararirimbaga ukumva abamarayika, ariko imyaka n'ijwi ry'ingasire ntibarikivuga. Uravuga ukabyumva ko byanze. Ngo iyo umuntu agezaho, reka ngere kwiraho, iyo umuntu agezaho ngo ikintu abavuga ni kimwe gusa: sinejejwe nabyo. Nicyo kintu cyonyine abavuga, sinejejwe. Umva rero, nasomye igitabo cya Billy Graham yanditse mu myaka ye yo kuruhuka, n'ubu ndagifite. Huzuyemo kuvuga ngo uwampa kuba umusore, uwangarura muri minisitiri nakosora ibi, uwangirira ntya dore icyo nakosora. Mu makosa nakoze irinda ryicuza, nubwo nanone ibi bitazashoboka niringiye ibi. Nshuti yanjye, navuze ngo uko byagenda kose ubusore buzicuzwa niwemera kumvira ijambo ry'Imana. Nibura ibyo uzicuza bizaba bike, nibura ibyo uzicuza bizaba bike. Twese turakosa, twese. Urangiza no kubwiriza hano ukabona hari ibyo utavuze wakagombye kuvuga, hari ibyo utavuze neza. C'est normal. Gukosa ni ibigize umuntu. Ngo udakosa n'umwe ni umupfu, uwa kabiri n'udakora. Urifuza kutazaba umunyamakosa, uzapfe. Icya kabiri nukagira icyo ukora, kuko utakoze nta kosa, nanone uwapfuye nta kosa. Gukosa ni ibisanzwe, ariko hari amakosa burya agoye gukosorwa. Hari amakosa upfana kwicuza. Ukajya uvuga ngo shange ifite amaguru. Nahoze nsoma banditse ngo iyo umuntu ageze muri iyo myaka, ngo ikintu kimuruhura kuruta ibindi ngo ni amahoro akomoka muri conscience yo mu buto bwe. Ngo conscience ye ngo imushinjura imubwira ngo rega hujya si habi, ngo kuko mu buto bwawe ubashya Imana. Uzagenda. Urabona kera hataraza za WhatsApp, hataraza za Facebook, abantu barapfaga, ariko burya ntitwabimenyaga. Ariko umuntu apfa ari Nyarubuye, mwariganye ku gishushu cyangwa se ku giti cy'inyoni, ukarara ubimenye. Ngo uzi ko none akayapfuye, ukora n'umusore w'amafavori wateruye ibyuma, ukumva ngo yishwe n'iki se muri bicurana. Ntago ari coronavirus, ibi yajyamye gusa arapfa. N'abasore barapfa. Nshuti yanjye, niyo warama rero hari igihe kizagera. Nahoze numva ikiganiro bakoze, abazungu n'abahanga bakoze ngo bagerageze kumvikanisha uko umusaza aba yiyumva. Bahamagara umusore wari warateruye w'umusportif kabisa, ngo bagerageza kumwumvisha uko umusaza ameze. Numvise interview ye, aravuga ngo aho tujya ni habi, narihebye. Bamwambitse ibintu ku maguru, baramubwira ngo genda. Aba ngo kugenda numva binanira, ngo nuko umusaza aba yiyumva. Bamwambika ibintu mu matwi, bamwe urumva tereka dasinumva, ati nuko aba yiyumva. Bamwambika ikintu ku maso, atari ikintu ubona, ati ubundi umuntu yakuze ababona ibintu ntabihane. Ikindi aryama kare akabyuka kare. Muzare abantu bakuze saa 3 baba basinzira, ntabwo ari abandebege, sibo bakangutse saa 9. Ubunyoni niho bakomeza bavuga ngo abyuka kare. Inyoni abayumva zivuga saa 9 batekereza arya. Kandi wowe washaka ko saa 9 ububyutse, ariko uvuga ati mani ngiye kubyuka kare birangora mani. Humura imyaka izagukangura. Humura. Yaba uri umuntu usinzira udasinzira, saa 9 nta bitotsi. Abafaransa bavuze umugani rero, baravuga ngo si je ne savais vieillesse mu Kinyarwanda, ngo iyo ubusore bumenye ngo ubusaza bugashobora. Urabona ufite imbaraga. Nkunda kubibwira abajene, impamvu mbibabwira bavandimwe si ukubanga, natwe twarahanyuze. Ndibuka nigaga nigeze kubwira Imana ngo ngiye kubyina, ngiye kusirimba ku buryo nina nabikora ntazabyicuza. Twaheraga saa 2 z'ijoro dukora igitaramo, tugasirimba tukagera saa 5 z'umugoroba, dutera indirimbo nta na bya sente, twacuranga gipendo tukaririmba kwe, tukaririmba ugataha wasaraye. Korari katugurira icyayi, katugurira mu karu ngo turebe ko twareka gusarara. Mbwira Imana nti ndabikoze ku buryo ntazabyicuza. Uranyumva neza? Ubusore babufite gushobora, babwuzuye ubushobozi, ariko butazi igikwiriye. Uranyumva? Aho umuntu ashobora kuza hano, ntureba ko ubu ngubu bamwe baravuga atararangiza ryari, ariko ntacyo anyuza mu rwenya. Harabavuga ati ntacyo nakomeze aradutera mu rwenya, kubera iki batangiye gusinzira.
kandi mukanya ndabizi neza, mukanya ntawe bakangura. Uzi impamvu sente iradukangura? Hari ukuntu duconnecta nayo. Iyo akoze ari mbega uwacu ubu mubwiye ngo nakoreho turakanguka twese. Hari ibintu biturimo bita biconnecta, ntabwo tuzi natwe aho biri neza, ariko biturimo kurya yagize ngo data ati ibitotsi bita biguruka. Ntiwumva? Komeza bankangurire. Ubu mbega imyuka mibi y'ibitotsi irahunze. Niko duteye. Babwire ngo baririmbe rero, kandi icyo mbakundira abasore si ngombwa amagambo. Twe turirimba ta 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 ako ta 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 ta, tukaririmba amasaha 2. Umwuka wacu wibereye ahantu natwe tutazi. Imana sinzi bari turimba cyangwa atari ariko gira kopa gira ta 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 ta, tukaririmba amasaha 2. Izo mbaraga zose iyo uza kumenya, iyo biza gufatanya no kumenya, abadayimoni bahunga. Ariko ikibabaje, ubusore bwuzuye kutamenya, bwuzuye kugira gute? Kutamenya. Mubwire se ngo niyicare hamwe, bavuga ati bari abasaza baradusinziriza, twebwe tuzigendera handi. Bari abasaza babazana ibintu byo gusinzira. Mubwire ati wasomye ijambo se? No. Ariko watusomeye ijambo ryiza muvandimwe. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, mwana wanjye Timoteyo, ntihakagire uhinyira ubusore bwawe. Yego, umurongo wa 13 ngo kugeza igihe nzazira ntukarorere na rimwe gusoma, guhugura no kwigisha. Bwira umusore ngo nasome se, mubwire ngo asome chapitre yose. Akubwira ko wafashwa ku murongo wa mbere. Mfite umusore yajyaga ambwira ngo twariganye, yagiye muri Amerika, yigeze kuza arambwira ngo umuntu asanga afite Bibiliya ati nese byagize gute? Ati nafashijwe senga, nafashijwe we. Imbabwira sindi gukabya, ntabwo ndi kurema inkuru. Hari saa 9 sinzabyibagirwa, yari yambaye umupira w'umutuku. Urumva ko mbyibuka neza muri 2000. Bibiliya iraryoshye. Nese bite? Bibiliya ni igitangaza we. Bitese ati nafashijwe. Wafashijwe n'iki se? Nafashijwe n'ijambo iri dore. Ati dore. Ntegereza ko ambwira, ntegereza ko akomeza. Ati muri Bibiliya dore ni igitangaza. N'ubu mbabwiye, ubu tuvugana ntabwo nzi icyo ambwira. Namureba nkabona we ntashoboye kubisobanura, byamurenze gusa dore. Afite Bibiliya dore we dore. Nicyo bivuze ubusore. Uyu nawe ngiye kuvuga nawe yagiye muri Amerika. Banza batarabisomaga cyane bajyaga muri Amerika. Nawe yagiye muri Amerika. Imwe twahuye saa 9 yambaye ibirenge mu kigo. Yambaye ibirenge. Ntabwo ndi kubakabiriza pe. Nta nkuru mimba murizi. Yambaye ibirenge. Duhuye nsanga arimo arashaka. Nari umuyobozi we ku ishuri. Ati senga nagushakaga. Karabaye ndapfuye birarangiye. Habaye ikisi. Papa yapfuye. Papa ati yapfa sari ikibazo ahubwo. Ati birarangiye. Bigenze bitese, mama yagize ikibazo, yari imfuri wabo. Hoya ndakarabaye senga, abayicaye hasi ati ndapfuye birarangiye. None se byagenze bite? Tuza umbwire. Ati ngiyewe Imana yambwiye ngo amaherezo angezeho, mwana w'umuntu. None se ibyo wabikuye? Yakubwiye gute? Yabikubwiye igute se? Ati yabimbwiye. Noneho ngira amatsiko. Ubwo yari amaze icyumweru cyose cyangwa 2 ndetse amezi aduhanurira buri munsi. Kumva uko yaduhanuriraga, yaraza akatubwira ngo Imana irababwiye ngo twebwe, Imana iravuze ngo ndi Imana yanyu nzabagirira neza. Reka mbaye nk'urugero, Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Uzi ukuntu havuga? Ntihagira utubwira uko havuga. Imana ibahumugisha kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Nuko noneho rero duhure yambaye ibyo birenge. Byagenze bitatu ngiye yabinyibwiriye. Nibutse ko ejo hashize yatubwiraga iby'Imana izadukora nawe arimo. Hibaza uwo munsi ukuntu byagenze kugira ngo amahereza mugereho. None wakoze ikihe cyane? Ngize ukuri. Niki cyakubayo? Ati ntacyo.
none se yabikubwiye ite? Ati yabimbwiye. Ndamuryoshya ngize ukuri wabimenye ute? Ati rega burya njyewe bwa buhanuzi bwose nabahaga njya muri Bibiliya nkabumbura aho nguyaho nibyo Imana iba yavuze. Bya bindi byose twicaye nibyo wavugaga bwa bundi. Ati none si byo wabikuye? Ati uyu munsi rero nabumbuye muri Ezekiyeli ngo ahavuga ngo amaherezo akugezeho mwana w'umuntu we, kandi ndi njyenyine. Ati ndapfuye rero. Kuzamusobanurira ngo mubwire ko ari uburyo akoresha atari bwo, mubwire ko uburyo akoresha atari bwo byarangoye. Icya mbere nashaka ko nkora ku ibanga yiboneye ry'ukuntu Imana ivuga. Uranyumva? Kuko ryaramuzamuye nawe asigaye ari umuhanuzi. Uri kunyumva neza? Ibanga ryaramuzamuye, yavuze turamwumva. Atari ko se Eric yahanuye ryarira wamureba ukuntu amanyine ati Uwiteka aravuze, twese ati amen. Nta kundi wabigenza. Ndaje cyane cyane yivuga neza nzabazamura mbagirire neza. Ibyo se ari icyo bitwaye? Ari cyo bigeze mu maherezo bibingorane. Ubusore bwuzura imbaraga ariko bukabura gushobora. Ubusaza nabwo bukuzura ubumenyi butagira ubushobozi. Niwemera rero, amen, ukigishwa ukagumana n'umuremyi wawe, ukagumana na Yesu, uzaba umumaro. Amen, uzaba umumaro. Reka mbareke kugira ngo tunaririmbe pa. Muri abanyarwanda mu murambeshya ariko rwose kugira ngo nyine ntamenya ko mwanyanze. Reka twisomere icyanditswe cya nyuma. Icyanditswe cya nyuma mu nako Zaburi 119 umurongo wa 9. Zaburi 119 umurongo wa 9. Zaburi 119 umurongo wa 9. Haranditse ngo umusore azeza inzira ye ate? Ni ikibazo yibazaga. Umusore yatunganya yaboneza inzira ye ate? Azayezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Amen. Uri muribaza ngo nzayezesha inzira zanjye nzazitunganya. Uzazeza mu buryo bumwe gusa, kwitondera ijambo ry'Imana icyo ritegeka. Ijambo ry'Imana rero ntabwo uzarimenya wasirimbye. Uranyumva neza? Gusirimba bikurikira ijambo si bibi, ntabwo ari icyaha pe. Ngiye banabibabujije nanjye byambabaza vraiment. Niba ngombwa ndibuka yaje kudusura, twari mu cyumba barabahaze mucyo kuri Sharon, haraza turasenga abona nyine nabanyamwuka nawe aribaza ati ndakora akaye gakoryo, ndakora, ukabona nyine ko mu mutwe aribaza ngo ndakora akaye gakoryo, arangije kubita flick saruto. Murabizi ibyo? Mwebwe se nabubu kubita so santushe twavuga Yesu n'umwami agatakora kibita ati haleluya, kugira ngo nawe abo umuntu nyine agaragare kameme. Ntabwo tuze nushaka kubitekira ibite 12 ntacyo bitwaye, ni imbaraga za gisoro. Ariko niba ukeneye kweza inzira zawe uzazeza nk'uko ijambo ry'Imana ritegeka. Amen. Ku murongo wa 66 yaravuze ngo ntarababazwa narayubaga, ngo ariko ubu ngubu nzi kwitondera ijambo ryawe. Amen, amen. Kuko reka ndekeraho, ariko nari kuvuga se ibe ni iki gitunganya umusore? Ni umubabaro burya. Mu bintu bya mbere Imana ikoresha itunganya umusore mu kumucura, iramubabaza. Kumubabaza mvuga si ukubabaza byo kwica, ni ukubabaza byo gutunganya. Ese umuntu yagiye ku musirikare bakamujyana ku ikosi, uzareba ikintu cya mbere bamukorera, bamwogosha imisatsi. Burya imisatsi batwaye iki? Ni ukugira ngo utajya wirebaho na rimwe. Icya kabiri bakakubwira ngo wowe urutwa izina, nta zina ugira. Umusirikare umuntu agiye ku ikosi nta zina agira. Muri uko kuba nothing niho umuntu avana kuba generali. Umusore uzaba w'umumaro rero ntatangirira hejuru, atangirira hasi. Amen.
reka ndekeraho kuko ntari muri seribe ni kundi reka hari cyanditswe abantu bajya bavuga kandi cyandikiwe abasore gusa. Ubundi kuko ndiho ndasaza birambabaza numva kigenda kincika. Ni cyanditswe Petero yanditse ibice 5:7 ngo nimukagire gute musome Petero 5:7 dusomere basi. Ni cyanditswe ngo namwe basore ndabandikiye, yego namwe basore ndabandikiye. Ageze ku murongo wa 7 rero avuga icyanditswe dukunda cyane twese, ariko ni cy'abasore gusa. Iki ni icyanditswe cyabo ariko nikigarukiraho 5:7 Petero wa mbere ibice 5:7 5 ni havuga ngo namwe basore ndabandikiye, ariko umurongo wa 7 muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe, yego mwebe maso ahora azerera ashaka ko yaconjomera. Umurongo wa 9 mushikamye kose, yego mufatsangiye imibabaro, yego nyiri ubuntu bwose ibahamagarira ubwiza. Haleluya. Izabatunganya rwose ubwayo ibakomeza. Amen. Nimumara kubabazwa akanya gato, amen. Ntacyo ubusenye ndizera ko atari ubwa nyuma tuzongera duhure. Iyo niyo seribe. Icyo cyane umurongo wa 5 avuga ngo namwe basore ndabandikiye. Hejuru yavugaga abakuru, aharangije avuga abasore. Iki cyanditswe rero ngo muyikoreza amaganya yanyu cyandikiwe abasore. So kuvuga ko umusaza bivuze Imana yamubwira ngo yawe nturimo, ariko Imana irasa nigira inama abasore ati mwebwe nagira mbamenyeshe ko amaganya yanyu yitaho. Uzi impamvu? Irabizi neza ko muyiganyira umubabaro mubabazwa muterwa no gutunganywa nayo ubaviramo umumaro. Iyo umuntu atarababazwa arayoba. Iyo umuntu atarababazwa ntiyiga kumvira. Iyo umuntu atarababazwa kumvira kuba kutarakunda, ariko umuntu atunganije arumvira akava mu mumaro. Imana ibaha umugisha. Reka mbabwire inshuti zanyu soze nibura mbasomera utu tuntu twose ntuvuge. Icya mbere, uko byagenda kose ubusore buzicuzwa. Niwumvira ijambo ry'Imana uzagabanyirizwa ibyo wicuzwa. Icya kabiri, nekanyemerera uyu mugani nguvuge ngo si jeunesse savait et vieillesse pouvait. Iyo ubusore buza kumenya ubusaza bugashobora. Ose kuba nguguciriye bivuga iki? No kugira ngo nkubwire ngo ntacyo uzamara. Oya, nakubwira ngo ushaka ubwenge ukiri umusore. Iga kumenya ukiri umusore. Umenye ikisi iga kumenya witondere ijambo ry'Imana rivuga, kuko ni Imana igushakaho. Amen. Ikindi ntukibagirwe yavuze ngo kuko ubusore ubuto n'ubusore n'ubusa. Niko kahe gake gatinda. Ubusore n'ubuto ni ikintu kimara igihe gito gusa. Ni igikabya n'imyaka 10. Nibiba myinshi 15. Ubusore buraryoha ariko bumara igihe gito. Ni bugufi bwigushuka rero. Kubwibyo ntabwo ari bruyo, ni bumwe bwonyine. Wiburya nkaho nta kindi gisigaye. Nibwo bushingiyeho urugo, nibwo bushingiyeho ubugabo, nibwo bushingiyeho icyubahiro, nibwo bushingiyeho carrière, nibwo bushingiye icyo uzabacyo. Wiburya nkaho burangiye. Ubusore wiburya nkaho ari ikintu kimwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire kuba umusore ukibuka umuremyi wawe. Naho uzasoma ngo ni nko gufata antidote ni kwa kundi umuntu bakubwira ngo uyu muti tuguhaye uzakurwanyiriza. Ngo reka mbivuga basi mu bundi buryo. Ubusore kubaho Uwiteka ni nko gufata urukingo rwo kuzicuza mu gihe kizagira gute kiri imbere. Urifuza kutazicuza mu gihe kizaza, fata ubuzima bwawe bw'ubusore ubwubahisha Uwiteka, ntabwo uzicuza. Nirwo rukingo, nirwo ruki, nirwo ariko mwari mwabona, mwari mwagiye rusororo namwe. Hari abantu bagiye rusororo namwe. Ngiye kurangiza muhumure. Nabuze umuntu numwe bavuga ngo rero uyu muntu apfuye asize amazi 3 mu Kagarama. Ati kandi ukumureba yari niwe waguze vewiti bwa mbere Kigali zadu. Hari umwari mwumva? Ati iyi koti tumushyinguranye n'izinza asize mu rugo. Yayiguze muri Turkiya batangiye kuzikora. Iyi koti yaguraga amadolari 5,000. Hari umwari mwumva? Asize rero diplome 3, imwe yikuye muri Amerika, indi yayivanye mu Bufaransa. Mwari mwabyumva? Kubera ikizi? Ahubwo dushaka nk'akana kamwe
ko muri Nyaruguru yishyuriye Minerval kandi nabwo amaze kubatuka. Ariko mwebwe muzahora mundusha mwagiye mukoresha amaboko yanyu. Fatwa akamwishyura igihembwe kimwe. Baza bakitwaje ngo bakunde bamuherekeresha ibikorwa byiza. Yafashaga imfubyi iziheze, yagiraga urukundo, uzi kugira ngo akubije ko yagiraga urukundo. Ngo twigeze guhura mu mujyi ngo aransepera ibaze. Nugenda ntibazibuka aho wasohokeye, ntibazibuka amazu wubatse, ntibazavuga diplome, bazavuga ikintu kimwe, bazashakisha iby'umwuka by'agaciro bidashira baguherekereshe. Bazaguherekeresha urukundo, bazaguherekeresha kubaha, bazaguherekeresha turamubuze. Iyo tuyoboraga neza, iyo yabaga ayoboye igitaramo twagubwaga neza, babivuga bakarira. Nge nibaza impamvu batavuga ngo size inzu 3 mu Kagarama. Uzi impamvu? Ngo tudasigara tuzirwanira. Mbega burya yarazisize zari zanditse kuri inde ngo tubone uko tumurya. Reka nkubwire, nugenda hari icyo bazakwibukiraho n'iby'umwuka mujyanye, naho ibindi zero. Hari igihe cyitwa sinejejwe nabyo, ujye ubyibuka nshuti yanjye. Utaragira muri sinejejwe nabyo, jya wibuka rero ko igihe cyawe cyo kwishimira umuremyi ari cyo ngubu. Amen. Wabishaka utabishaka, kandi uwo mugisha wasinejejwe nabyo si uwabenshi burya. Nitugira amahirwe tuzagira muri sinejejwe nabyo. Burya bagezemo n'abanyamugisha, ariko uzibuke sinejejwe nabyo. Yuzuye kwicuza, yuzuye ubwihebe, ariko conscience yawe izaguha amahoro kubera ko ibyo wakoze mu busore. Amen. Niwishinga kurya isi nayo izakurya.